Mwaramutse mwese bakozi b'Imana, icyumweru cyiza kuri twese. Mureke dusenge Imana, muri kumwe na Mukamusoni Odeta, ukorera ku mudugudu wa Remera International. Mana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje kuko utwemereye Mana kubona uyu mwanya mwiza wo kumva no gutega amatwi ijambo ryawe. Turagushimira ko ijambo ryawe niryo ryatumye duhinduka, twandikwa mu gitabo cy'ubugingo, tuba abana b'Imana. Ariko n'uyu munsi wa none ijambo ryawe riratweza, rikadutunganya kugira ngo tube abakozi batariho umugayo. Urakoze Mana, ndakwemereye, unyeze, umboneze, kandi uhanure uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Ndagira ngo dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5 n'umurongo wa mbere tugeze kuri 14, hanyuma turasoma muri Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo umwe gusa 21. Dusome. Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya, yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo muja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise, abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye nandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwo rwandiko, rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkoresheje umugaragu wanjye Namani ngo mukize ibibembe. Umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, nige Imana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke nsange, aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'i Bwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiriramo ngo mpumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera, baramubwira bati, data, yaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wajya ukoze nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke? Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Amen. Timoteyo wa kabiri ibice 2:21 haravuga ngo, nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Icyigisho cy'uyu munsi kiraza kwibanda ku gice cya 2 nako cya 5 umurongo wa 2 n'uwa 3, aho umurongo wa 2 ugira uti, icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi.
bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Ndagira ngo mbabwire ko mu bice bibanza hari igice cya 4 hari hakubiyemo ibitangaza by'umuhanuzi Elisa ukuntu Imana yamukoresheje mu butabazi bw'umupfakazi wari uri mu mwenda yasigiwe n'umugabo we benda kumutwarira abana be. Harimo kandi n'ikindi gitangaza Elisa Imana yamukoresheje ku mushunemukazi yacumbikiye akaza guhabwa umwana atari afite, bukeye akaza gupfa ariko Elisa akamuvura. Muri iki ngiki rero niho batubwira iby'inkuru za Namani. Iki gice dusomye uriya murongo wa 2 n'uwa 3 harimo amazina navuga ari bugarukweho ni Namani. Hanyuma n'aka kana k'agakobwa, uyu mwana muto w'umukobwa ndetse n'abariya bagaragu bagiriye inama shebuja Namani. Ntabwo turi buvuge cyane kuri Namani, gusa turibukiranye yuko Namani yari umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya, yari n'umutoni kuri shebuja, yari umunyacyubahiro, yari umugabo w'umunyamaboko, yari intwari. Bibiliya yatubwiye ngo niwe Uwiteka yakoreshaga kugira ngo Abasiriya baneshe. Ariko yari afite uburwayi bukomeye cyane, ibibembe. Mu gihe rero bari bagiye kunyaga bakurayo muri Isirayeli, Abasiriya barwana nyine n'Abayisirayeli, bakurayo umwana w'umukobwa. Bibiliya iratubwira ngo yari muto, nta myaka tuzi ariko yari muto. Gusa ubwo yari azi gukora akazi, yafashaga nyirabuja gukora imirimo yo mu rugo. Insanganyamatsiko rero dufite muri uyu munsi nigira ngo uw'umumaro aho uri. Ba uw'umumaro aho uri. Ba uw'umumaro aho uri. Naho ibindi utabyibuka ariko urahamagarirwa, ndahamagarirwa kuba ab'umumaro aho turi. Muri iki gitabo n'ubundi tumaze gusoma cya 2 cy'Abami, uyu mwana mutoya w'umunyagano waje akaba umuja wa Mukanamani yari afite inzitwazo nyinshi zo kugera muri urwo rugo rw'abantu bakomeye agaceceka. Icya mbere yari muto, icya 2 yari umunyagano, icya 3 kwitwa umuja bikwambura ijambo ubundi, ariko noneho yari no mu rugo rw'abantu bakomeye. Bigaragara rero ko iyi Imana yahunganye nayo yari ayizi. Hari ibintu wenda wakongeraho byinshi, ariko ibintu nka 7 mvuga nihuta nabonye kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yahunganye Imana yo muri Isirayeli. Imana yari yaramenye neza, nk'uko ba Daniyeli, ba Saduraka, ba Meshaki, ba Abedenego, Imana yajyanye nabo bakajya i Babuloni bakayihamya. Aka kana gato rero nako k'agakobwa wenda kari mu myaka 12, 14, ntago Bibiliya itubwira imyaka ye, ariko Imana yacu itagireba igihagararo, ntireba imyaka. Yatoranyije Dawudi mu gihe ababyeyi batamubaraga mu bana bakwiriye kuba umwami. Imana yitegereza umutima, yambukanye umupaka n'aba banyagano, aba bari baje kubanyaga bajya muri kiriya gihugu cy'i Siriya. Icyo ni icya mbere, ko Imana idakorera mu bantu ngo irebye igize icyo yitaho. Icya 2, uyu mwana w'umukobwa yari yariyakiriye, yarakiriye ubuzima abamo. Ntago iyo aza kuba umuntu winjiye mu maganya no guhora yibaza ati ababyeyi banjye ntabo turi kumwe, nta n'abandi bantu turi kumwe, ntago yajyaga gukorera Imana. Yaranyuzwe guhungana Imana, ariko ukagera no kunyurwa muri situwasiyo utari ukwiriye kunyurwamo. Ikindi cya 3, yari umuhamya w'ukuri udatinya.
yarahindutse, erete témoin fidèle, yari yarigishijwe, yarahindutse, ashyira mu bikorwa ijambo yize. Umuririmbyi ajya avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Urumva rero yari umuhamya w'ukuri, nta bwoba bwabaga muri we. Ikindi cya kane natekereje kuri uyu mwana yari afite, yarangwaga n'umutima w'impuhwe. Yashoboraga kubona shebuja arwaye ibyo bibembe akamwihorera, atazapfe, none se ko ndi umunyagano, none se ko ntazasubira muri Isirayeli, ariko arangwa n'umutima w'impuhwe. Umwana muto kugira umutima w'impuhwe ni ikintu cyankubise ahantu, ndavuga ngo Imana ntacyo tuzayireguzaho imbere, kuko n'uyu mwana mutoya wari mu bunyage yaranzwe n'umutima w'impuhwe. Icya gatanu cyaranze uyu mwana w'umukobwa, yari afite ubwenge bw'Imana. Ntiyahise abwira shebuja, ubwo kandi yaramubonaga nyine yiyambuye, yambaye swimesi ajya gukaraba, yashoboraga kuvuga ati databuja, akamwiyaderesaho direkitoma. Ariko yari afite ubwenge. Mu gihe twebwe Bibiliya dusaba ngo n'ububuze nabusabe. Ibyo tubibona muri Yakobo ibice 3:13 kugeza kuri 17. Hari umuvugabutumwa muri iyi minsi wanyohereje mesaje, ndayisoma yanga kumva ku mutima. Aravuga ngo dukwiriye kuba abantu b'inyangamugayo aho turi hose nubwo bitoroshye. Aravuga ibintu bitatu, ati kizakubwira umuntu w'umunyabwenge iyo ahuye n'abandi banyabwenge, ikintu kimuranga cyangwa se kibaranga nuko bahana ibitekerezo byubaka. Aravuga ati ariko umuntu ufite ubwenge buciriritse yahuye n'abandi nabo bafite ubwo bwenge buciriritse, biganirira ibintu byo mu isi, umupira, ibirori n'ibindi. Avuga icyiciro cya gatatu, ati mu gihe abaswa nabo iyo bahuye ikintu bavuga ni bagenzi babo, kubanegura, kuvuga ibibi bababonyeho. Ngarutse kuri iriya jambo, yari afite ubwenge, arimo gusenga nubwo Bibiliya itabitubwiye, ariko ntiwajya guhamya no kubwira shobuja, umugore wa shobuja, ibintu utasengeye ngo ushire ubwoba. Yari umunyabwenge uyu mwana mutoya w'umukobwa w'umunyagano. Icya gatandatu, yabaye umuyoboro w'igisubizo kirambye. Bagomba kuba bari baramuvuje henshi cyane uwo mugaba w'ingabo wari ukomeye bene ako kageni, ariko mu kwemerera Imana uwo mwana mutoya avuga Imana yo muri Isirayeli, baza kubonamo umuti uvura kandi urambye. Icya nyuma ni uko Imana ya Isirayeli yamenyekanye mu bikorwa byose. Urumva urugo rwa Namani rwamenye iyo Mana mu Isirayeli, mu Basiriya Pluto, bose bamenya ko hariho Imana muri Isirayeli. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Isomo rero twakuramo twebwe nk'abantu b'Imana, niba Imana yaravuze ngo icyo ni icya mbere, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ndagira ngo ibyo byanditswe mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 ni umurongo wa 16b yawo. Nta rwitwazo akazi dufite akariko kose, guhera kuri kariya ko mu ngo, kuba waba umujaridiniye, kuba waranga amazu, kuba wakora ibintu kuri interinete, kuba waba umucuruzi ukomeye cyangwa uyudandaza, aho wajya hose, aho waba uhagaze hose, menya kuri kumwe n'Imana, kandi ikigushakaho ni ukugira ngo wibuke ko ugendana nayo. Icya kabiri isomo nakuyemo ni ukujya unyurwa n'aho Imana iguteretse. Imana igushakaho ko aho hantu uri uyubahe kandi ugire umutima unyuzwe. Bibiliya iratubwira muri Timoteyo wa 2, Pawulo yandikira Timoteyo ibice 6 umurongo wa 6, haravuga ngo kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Ikindi, ubumbura akanwa kawe uko Imana ikuyoboye, uvugire uyu mwami Yesu. Ndagusabye mu bihe nk'ibi
twe kuvuga ibintu by'incamugongo, tubumbure akanwa tuvuge ibijyanye n'iby'umwami Yesu, kuko iyo uriya mwana w'umukobwa aceceka urugo rwose ruba rwarananduye, hakabaho no guhumana. Ariko kuvuga imbaraga z'Imana byatumye uyu Munamani amenya Imana, kandi binyuze mu kanwa k'umwana mutoya cyane. Ikindi cya kane ni uko tugomba kugira impuhwe ku barimbuka. Yesu yarivugiye ubwe ngo icyifuzo cye ni ukugira ngo abantu bose bakizwe bamenye ukuri. Urebe muri anturaje yawe, uhereye mu rugo iwawe, abakozi, niba tujya tunabaha n'umwanya wo kugira ngo bamenye uyu mwami Yesu. Tugire urukundo rwo kubafasha kugira ngo bashobore kuva mu byaha, kuko nitwe tuzi aho tugana n'ibyiza by'aho tugana. Ibyo twabonye n'imbaraga twabonye ziri muri Yesu Kristo. Dusabe rero umutima w'impuhwe, cyangwa se umutima wuzuye urukundo ku barimbuka. Icya gatanu, turebye uko uriya mukobwa yari yifashe, tusabe ibyo dukora byose tubikorane ubwenge. Hari abantu bakizwa ariko ugasanga babuze ubwenge, ntibamenye aho bavugira, ntibamenye uwo babwira, ntibamenye icyo bavuga ko gishimwa cyangwa kigawa, ntibabanza kubwira Yesu ngo Yesu ko ngiye kuvuga, cyangwa se wamara no kuvuga uti ibi bintu urabishimye. Tujye tumenya ngo Yesu turi kumwe nawe, niwe dukorera, niwe tuvugira, bizadufasha kuvuga iby'umumaro. Ikindi, twitwararike ikintu cyitwa ko Imana yacu yo mu ijuru yahabwa icyubahiro ikamenyekana yonyine. Hari abantu babikoze gutyo, Bibiliya itubwira, nubwo ntavuga benshi mu kurangiza, reka mvugemo abantu bageze kuri batatu. Uwa mbere wagize umumaro mu gihe cye ni Esiteri. Esiteri ibwami yasengesheje abayuda bose, amaze kumva itegeko ry'ikubagahu ryo kubica, ryo kubarimbura, afatikanyije na Moridekayi. Umurongo wa 14 w'ibice 4 bya Esiteri yari yamubwiye wa Moridekayi, aramubwira ati niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi, atari ko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Aremera ibyabaye, amaze kugirira umugisha ku mwami. Ibice 9 umurongo wa mbere niho hatubwira ngo ibintu byarahindutse. Ni nako ijambo ryanditse, ibintu byarahindutse, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana iraduhamagarira kuba nk'aba Esiteri, kugira umumaro mu gihe cyacu. Izatubaza iyi 2020 umumaro twayigizemo. Niba tuzarama twebwe tukagera muri 2021, izatubaza iby'icyo gihe tuzaba turiho umumaro twagize. Ariko ubu twe kusimbuka ngo tujye mu wundi mwaka ngo uvuge ngo uzakorera Imana ari uko, uzakorera Imana ari uko, ahubwo baza Imana uti Imana ngo ukorere nte mu gihe gisa nk'iki muri uyu mwaka wa 2020. Icya kabiri, undi muntu wagize umumaro ni uwitwa Tito. Pawulo yaramubwiye ati dore icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Yagombaga gushyiraho abayobozi kuko nawe yari umupasitoro, ariko mu by'ukuri hari hariho ibihe bibi cyane, ngo abantu bari ibigande, abantu bari abashukanyi, bavuga ibitagira umumaro, bigishiriza kugira ngo babone indamu mbi. Imiryango myinshi barayubitse, hari inyigisho mbi, bavuga ko bazi Imana bagahakana imbaraga zayo. We ahamagarirwa gukora imirimo myiza, umurimo mwiza wo gushyira abantu, avuga amakiriteri bazajya bakurikiza kugira ngo mu itorero ry'ikirete ritungane rwose. Kandi yari amwizeye, azi ko Tito azaba uw'umumaro.
ibyo tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 5. Ahantu Imana yaduteretse, haba hato haba hagari, reyo yaduhaye gukoreramo, yaba ntoya yaba ngari, ariko tumenye ko hari ibyo tugomba gutunganya bidatunganye. Niba warize, ubwo bwenge bukoreshe mu itorero. Niba Imana yaraguhaye akazi, icyo wungutse mu kazi kizane mu itorero. Niba hariho impano yo gusenga, dore ko ari niya twese, wenda dusengera itorero, ariko dufite kwizera yuko naho Imana yadusigarije ni uwo murimo turimo, Imana idufashe kandi izadushoboza. Undi wa 3 ni Filimoni. Murabizi yandikiye Filimoni Pawulo nanone amurokomanda umukozi we wahoze ari uwe witwa Onesimo. Yari amaze kwakira ubutumwa bwiza muri prison, ariko aramubwira ati, yewe Filimoni we, ndagusabye uyu mwana Onesimo ndamukugaruriye, nubwo kera atakugiriraga umumaro, ariko ubu ngubu akaba awutugirira twembi. Umwakire, niba yaranagucumuyeho, niba hari n'ibyo yarazi ko hari ibyo yamwibye, ubimubabarire kandi nzabyishyura. Ubundi umuntu w'umumaro ajya yunga n'abara babiri ku bumwe. Ntabwo ateranya, ntabwo asenya, ntabwo avuga ngo uyu ntashobotse, ahubwo areba icyiza kiri muri uwo muntu, cyangwa se we wenda yaba yarigishijwe hari indi ntera afite, akamufasha kuzamuka, akamufasha kuba uw'Imana yishimira, akamufasha kuba uw'Imana yakoresha imirimo ntawe Imana itakoresha keretse utayemereye. Si ikibazo cy'amashuri, si ikibazo cy'imyaka umaze mu murimo, ni ukuyemerera, kuko aho intege nke ziri niho imbaraga z'Imana zikorera. Twasomye muri rwa rwandiko rwa Pawulo rwa 2 yandikira Timoteyo umwana we, ibice 2, umurongo wa 21, ariho haduhamagarira ibintu bibiri. Ahangaha yaravuze ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye. Niba hari ahantu twagize intege nke mu myaka yose yatambutse, niba hari ahantu ururimi dukoresha uburetwa, ibidatunganye, niba hari ahantu ibitekerezo bifata umwanya munini bigatuma tujya kure y'Imana, niba hari ahantu ibikorwa byacu byagaragaye ko tutari abana b'Imana, niba hari ahantu dufiteho umugayo imbere y'Imana, duhamagara amaraso ya Yesu Kristo atweze, atuboneze, duhinduke, tube abo gukoreshwa ibintu by'icyubahiro, tube ab'umumaro mu gihe gisa nk'iki. Kandi birashoboka, si ikibazo cy'uko waba uri mutoya, oya, urubyiruko rwose nimuhaguruke muri imbaraga z'itorero, mukorere Imana mwejejwe. Si ikibazo cy'uko dukuze, oya, twashatse n'uwo Esiteri yakoreye Imana kandi ari ibwami. Yashoboraga kuvuga ati ntikoraho, akarengera inyungu ze bwite, ariko yaritanze wese, aravuga ati niba ari ugupfa mfe, ariko ngiye kuvuganira abo ubwoko bwanjye. Nimureke dusabe Imana, nitumara kwezwa iduhe imbaraga zo gutinyuka, iduhe kuba maso, tumenye ko aho ngaho turi niho Imana ishaka ko tuyikorera, niho Imana izagira ibyo itubaza, niho Imana iteganyirije no kuzaduheraga n'imigisha. Niba Abayuda baratabawe, ugira ngo Esiteri ntiyabyungukiyemo? Ugira ngo imbaga nyamwinshi itabarika y'Abayuda ndetse na mwene wabo na se wabo uriya Moridekayi ntibabyungukiyemo? Kandi Bibiliya itubwira ko ariho na Moridekayi yatangiye gushyirwa hejuru. Imana idufashe rero, mu murimo w'Imana hari ibisubizo byinshi tuzahabonera, kandi abantu bagatangara, bakajya bavuga bati ni byiza gukorera Imana, ni byiza kuba mu mugambi w'Imana. Iki cyumweru ndabifuriza abakuru n'abatoya, imbata n'ab'umudendezo, abize n'abatize, abumva ubu butumwa bwiza bwose, mureke twemerere Yesu. Twibuke ko umwana mutoya
niba yari teenage ntabwo mbizi, ariko yari umwana mutoya. Niba ataratinye guhamya Yesu yizeye, njyewe wowe wibuke imyaka ufite, wibuke ko wenda nta n'abantu urazana kuri Yesu, ariko uyu ni umunsi wawe mwiza wo kwisubiraho. Wa mwana w'ikirara yisubiyeho aravuga ati ngarutse mu rugo rwa data. Nawe wagaruka mu rugo rwa data ukavuga uti nkwiriye kugira icyo nkora, igihe natakaje cyabaye imfabusa, iki gihe mpagazemo ntibyaze umusaruro. Intego yari iyo kugira umumaro, baw'umumaro mu gihe nk'iki, ube uw'umumaro mu gihe nk'iki, uhereye mu rugo rwawe ukazageza no mu gihugu n'ahandi Imana izashima kugukoresha. Wenda ntuzajyanwa nk'umuntu wanyazwe, wenda uzagenda ugiye kwiga mu mahanga, wenda uzagenda wakoze kompetisiyo y'akazi utsinde ujye mu mahanga, aho kugira ngo amahanga azaguhindure ube wasenga ibigirwamana byaho, ugambirire mu mutima uti Mana, aho uzanyohereza hose ngambiriye kuzaba umukozi wawe, ndetse nkanaguhamya, nzaba nyuzwe na pozisiyo uzanshyiramo, hanyuma Imana nayo inezezwe nuko amahanga menshi amenya Imana ku bwawe. Mureke dusenge Imana, dushime Imana ko yadutoranije itagize ikiduca, kandi none ikaba idutegerejemo umusaruro ukomeye. Dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane kuko ihamagara ryawe ni ryiza. Mu bana batoya warahamagaye, mu ngimbi no mu basore n'inkumi urahamagara, ndetse no mu bakuru natwe urahamagara, twese kugira ngo twamamaze iby'ubwami bwawe, tuvuge imirimo n'ibitangaza by'iri zina twizeye, by'uyu mwami twakiriye ari we Yesu Kristo, utarobanura abantu ku butoni, kugira ngo tube abantu bumva banyuzwe nawe muri situwasiyo izo arizo zose. Turi mu buhunzi tunyurwe nawe, turi mu gihugu tunyurwe nawe, turi mu kazi keza tunyurwe nawe, turi abashomeri tumuhamye tunyurwe nawe, dufite inshuti tuzibwire ibya Yesu. Ikintu cyose Mana tugira intego y'uko tuba umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ndagushimiye kandi ndizera ko imbaraga zawe zimpindurana na bene data kugira ngo tuba umumaro mu gihe gisa nk'iki. Amen.